ndi kumwe na Joseline tujye kuganira ku nkuru ye. Yego. Jose uraho neza? Yego. Umeze neza? Yego. Twagiye dushakana tukaburana menye. Yego. Niko bimera. Urumva uri amahoro? Yego. Urashima Imana? Ibyo yishima cyane rwose. Amen. Yego. Joseline, twibwire ku muntu kubonye bwa mbere Nitwa kumenywa n'abantu batandukanye, bibwire rero. Nitwa Umuhoza Joseline. Yego. Ndi umugore w'abana babiri. Uri umubyeyi w'abana babiri. Yego. Ufite inkuru yawe tujye kuganiraho. Ndashaka uze kwifungura tubwire mu buryo burambuye. Ndagerageza. Yego, uragerageza. Aha. Ufite inkuru imeze gute? Ni y'ubuzima burebure. Yego, burebure. Reka tuyicemo dusangiza. Gake gake. Yego, byatangiye gute? Ni y'urukundo? Ariko se tubyita urukundo ra? Sinzi niba nararugize. Ni y'urushako. N'ubuzima biravanze. Okay. Nojye kutuyobora. Yego. Yego, duherehe sasa. Turahera wenda duhere nko muri 95 hari mwaho. Niho inkuru yanjye yatangiye. Yatangiye papa akimara gupfa. Yapfuye 94. Ndakeka hari hagati y'95 n'96 nibwo mu rugo twabonye undi mupapa. Ariko sinzi njyewe ubanza atarankunze. Rero inkuru yanjye yatangiye papa yari afite abagore batatu. Tuza gutaha ubukwe bwa mukuru wanjye nko umugore mukuru. Yego. Uwo mupapa wanjye hari nka saa 3 ariko numvaga ndi burare. Twari tuvuye guherekeza umugeni, numva nari namwambariye mukuru wanjye n'akana gatoya. Numva nyine ubwo ndandi kwa mukuru wanjye umukobwa ari wakoze ubukwe. Ubwo nyine numvaga ndi burare. Umukobwa wa mukuru wanjye yari yakoze ubukwe. 95. Yego. Ubwo nyine numvaga ni nk'I95 96 gutyo. Numvaga nyine ndi burareyo. Uwo mupapa nyine wari uri mu rugo, urumva ariko yari uwo muri quartier. Yari afite undi mugore nyine ariko ari uwo muri quartier. Ariko papa wari mu rugo, ubwo no kuvuga umugabo wa mama. Umugabo wa mama. Yego. Wasimbe papa nyine yitabye Imana. Noneho arambwira ati dutahe. Aramanuka icyo gihe hari haguye imvura nyinshi cyane, umugezi wo munsi yo mu rugo urugomero rwuzuye cyane. Turamanuka ndavuga ngo tujye, arambwira ati tumanuka, ndavuga tujye guca ku kiraro urugomero rwuzuye. Ambwira ati nta kibazo ndakwambutsa ngenzi koga. Ariko nanjye umva nari nzi koga. Uroza abana babazi koga bo mu cyaro. Turagenda dukandagiramo dutera intambwe ya mbere, iya kabiri, iya gatatu nk'amazi angera hano hejuru y'amabere. Iya kane ahita ncugunya muri ya mazi. Ego. Urumva niba yarasubiye inyuma simbizi, ariko nyine yanjugunyemo abishaka. Kuko yasigaye inyuma yarambwiye ati wowe jya imbere ndagufata. Hari ukuntu mu mazi umuntu ajya imbere ukamufatira ukuboko inyuma. Ahita njugunyamo. Namanutse wenda nka metero, urumva yaramanukaga gutya. Wenda namanutse nka metero 20 atari 30. Manuka mu mazi. Urumva kubera nari nzi koga, nagerageje koga ariko amazi yari menshi biranga. Ngera hano hari umuvumba mwinshi, nkoga nsa n'uwitambika. Ariko ni Imana, nanjye ntabwo nzi ukuntu nahavuye. Amazi anjugunya hakurya mu rufunzo. Mfata ibyatsi mvamo. Ndeba urumva navuyemo kubyakira birananira. Aho kugira ngo njye mu rugo kwa mama, ahubwo njyayo iwe mu rugo. Ndakomanga, umugore aba ari ufungura, ndamubaza ngo arahari, ngo oya ntawe uhari. Ndavuga se yaruhamye, ariko nakwibuka nkibuka ko yanjugunyemo abishaka. Nyine bimbera ikibazo. Njya mu rugo, nsanga arahari.
ndeba kubibwira mama birananira njya kubibwira data wacu yari akiriho yego ambwira ati mwana wa ntacyo ufite cyo gukora ceceka birangire. Data wacu arambwira ati ibyo bireke birangire ntazagire n'ubimenya bigume ku mutima wawe. Ndatuza ariko ubwo urumva ntangira kubaho nabi aranyanga by'iteka ryose. Rero umukuru wanjye uko data wacu arambwira ati noneho iyizire mu rugo, yari umwarimu umugabo ari diregiteri, iyizire mu rugo ngiye nzagufasha. Noneho naragiye ngezeyo ahita nshyira mu wa gatatu mvuye mu wa mbere. Mukuru wawe kwa data wacu anshyira mu wa gatatu nabwo mu gihembwe cya gatatu. Arambwira ati rega nta wundi muntu wo mu muryango ugomba kugira ubwenge no gukira usibye njye. Uwo mukuru wawe se? Yego. Arambwira ati wowe uzikuramo ndabizi. Urumva sinzi icyo niga nta bihekane nzi. Ariko kera ndi kugenda nibuka ko nahuye n'umuntu arambwira ngo uzahura n'ibikomeye ariko Imana izakurinda. Ako kantu ni umusaza wabimbwiye ndi kuva gusenya. Najya ku ishuri nkasenga ntazi gusenga byo mvuga Mana undinde. Urumva yanshyize mu wa gatatu mu gihembwe cya gatatu. Tuvuze amanota nza ndi uwa gatatu. Oh yes. Cyane. Ibase. Ntago mukuru wanjye yabyumvishije. Yeah. Icyo gihe yarankubise ahambwira ati waryamanye n'abarimu kugira ngo baguhe amanota wanjije wowe. Ahambwira ati guhera uyu munsi ikintu bita ishuri ugikura mu mutwe nakize nokwe. Anyereka icyumba kinini cyane. Arambwira ngo ujye gusenya muri parike, iki cyumba kijye gihora cyuzuye inkwi. Umugabo akamubaza ati se muhoza katajya ku ishuri, ati uyu mwana yanze ishuri yabaye ikirara. Nkareba nimbwira umugabo w'ukuri ndabaneranyisha mukuru wanjye. Ako twari duturanye n'umumama bita Odeta afite umugabo w'umusirikare we yarazi ukuri. Yaranatwite nkacunga mukuru wanjye aryamye, nkafata akagare nyine urumva yarananiwe nkajya kumucira amasaka nkamutekera igikoma cy'inkamure vuba vuba nyine. Urumva nyine niwe muntu wanyumvaga akampa ibiryo. Mukuru wanjye agasanga ntetse akankubita inkonje umutwe akambwira ati nzakwica ntacyo dupfa. Haza abashyitsi akambwira ati ujye munsi y'igitanda cyangwa ushaka aho ujya, ntagire umuntu ubona umwanda hano mu rugo. Nkabikora. Igihe kiza kugera kwihangana birananira. Ntangira gushaka kuntu nzacika ariko nkashaka no nzacikira nkahabura. Ntavuge nti sinzasubira mu rugo, famille yo kwa papa ntayihari. Birangora. Urumva amajije kwigiramo hejuru gake yabiri kugera muri 99 hafi muri 200. Noneho mukuru wanjye akagira gucya mu rugo akaza abasore akavuga ati bararara. Noneho akampangira basore kugira ngo baze kumfata ku ngufu mu gihe umugabo adahari. Kaho. Nkarara ndwana nabo basore kugeza mu gitondo sinsinzire. Nkabyuka nkabibwira Odeta nkubwira Odeta ndarushye. Akambwira ati se nawe ndagufasha iki ko umugabo wanjye adahari. Byibuze yaba yaravuye ku rugamba yakagufashije. Ariko mukuru wawe turaturanye ntacyo nagufasha. Ubuzima ndwana nabwo ariko hari umugabo umwe najyaga nshaka kubibwira nabonaga afite ubumuntu ariko nkabona ni inshuti ya mukuru wanjye ntago ari bunyumve. Nihuse urumva kwa mukuru wanjye naje kuhava pe. Ndavuga ni uko byagenda kose reka amavu urumva yazanye abagabo bagera muri 4 kugira ngo bamfate ku ngufu nkarara ndwana ariko ni Imana. Akabazana icyari imwe se? Oya, umwe kandi akavuga akambwira ngo muhongo uyu munsi ngo kana kararara ngo kandi murararana ngo urabona ko inzara ntoya. Nkarara ndwana bukarinda bucya. Ariko Imana ikamfasha nabo bakanyumva. Bakanyumva pe. Nkababwira ni mumbabare sindasambana. Nyine bakanyumva nkababwira nyine nkababwira. Yabikoraga umugabo adahari. Akabikora bishaka. Murumuna we arambwira ati rero mbi Kigali mu cya hafi ngwino tujyane. Ndatoroka njyayo. Ngeze mu cya hafi sanga naba mu nzu y'icyumba na saro. Nsanga ari ukubyuka mu gitondo nkamuhekera umwana. Nkajya kurangura amashaza kiruhura nkayatonora nkayazunguza.
nawe kandi ubwo ni kari kunsheta ku bagabo bo mu cyahafi kugira ngo ndyamane nabo. Nabyo birananira. Mbura amahitamo. Ubwo urumva ndi kugenda, urumva nari ndi kugenda nkura ariko ndihangana. Kira aho hantu narahabaye ncuruza amashaza nkajya nirirwa nikoreye indobo n'umwana abantu bari bazi ko nabyaye. Nyabugogo hose nkacuruza amashaza, nkacuruza ibishyimbo, umva ntacyo nitayeho kugira ngo ndebe ko nabaho. Ubwo urumva mama ntazi amakuru yanjye, ntakeneye hari wenda no kumenya cyangwa wenda yarabikeneye, ariko wenda hari ntiyambona agasimbizi. Biza kugira mbona nawe ntazahashobora. Nshaka akazi. Mbona akazi mu Njamena ko gucuruza umumama bitaga Beya. Imana izamuha umugisha, niwe muntu byibuze bwarimo wagerageje kubona ko ndi umuntu. Yego. Nkora muri restaurant ye, ariko nkajya kurangura inzoga, amaprimus, fanta, hariya Panafrica. Nkajya kubirangura. Kubera no kunanirwa, kubaho ntasinzira, umva bari bafite restaurant, nabyukaga saa 10 nkaryama saa 8. Ndi kuva kurangura niba ari siriku yaje mu mutwe sinibuka kuno byagenze, nshiduka nikubise hasi, ibikesi byose urumva nabaga nikura amakesi 3 cyose bimeneka mu muhanda. Ndeba kuntu ndi busubire mbona ari bunyice, ndatoroka. Urumva imyenda yanjye yose nyisizeyo. Ego. Njya gucumbika ahantu bamicumbi. Mu gitondo buracya ndavuga nisubu koko ndajyayo. Mbona ahantu nkorera mu Gasyata. Uwo mumama arambwira ati ndagutangiza 700 ku kwezi. Ibiceri 700. Ndavuga ni nta kibazo. 700 ibase. Ngezeyo nsangaho nukubyuka saa 8 ukajya kuvoma ahantu bitaga ngo Nyakavunja, nkaza ngahinga nkanateka. 700 nayakoreye nshaka ati kinsubiza mu rugo. Nasubiye mu rugo. Jera nageze mu rugo abantu bambonye baranyoberwa. Napimaga nk'ibiro nka 20. Warashize. Pe nari umukecuru. Ariko nirinda kubwira mama ubuzima naciyemo. Mbwira mama ndamubwira ntimeze neza. Mu rugo namaze nk'ukwezi ndi gushaka akazi. Kuko nabonaga bitazavamo. Nasize iwacu hari imitungo myinshi kuko twari abakire. Urumva papa niba yaragiye akajyana nabyo simbizi. Nsanga noneho mu rugo bageze kuri rwa rwego rwo guca inshuro. Wa mugabo yaraje ibintu byose arabigurisha, amakara agurisha, amasamba aragurisha. Nsanga mama nawe ubuzima bwaramucanze. Ndavuga ni n'ubundi reka nigendera. Urumva kandi nabwo mama nabonaga atanyiyumvamo. Ndagaruka i Kigali bandangira akazi, ariko ngo ku musaza ngo wari warashatse mu muryango wo kwa papa. Umusaza pe amfata neza. Ngeze imyaka 15 rero. Umusaza arambwira ati narakureze none urakuze, tuzajya turyamana. Ibase. Kira kandi uwo musaza arwaye sida. Yafataga imiti nyireba no mu cyumba cye. Ndamubwira ni muze ntago byashoboka. Nano munsi ya Panafrica abantu baranze, twari duturiye igaraje abakanishi baho baranze. Ndamubwira ni ntago byashoboka. Arambwira ngo bizashoboka. Noneho njya ku kigeragezo cyo kurwana nuko umusaza agomba kumfata ku ngufu byanze bikunze. Kandi ntibiri bukunde. Ndabyanga. Nabyanga nkabwirirwa nkaburara. Nabyanga akagenda agatuma abana inyama ku Kinamba. Bagateka inyama neza, akabwira umukozi atuteka inyama neza. Yarangiza agafata inyama. Ubwo nabanaga hariyo n'undi mwana, uwo musaza yari yarabyaye hanze, ariko nawe agashaka ko baryamana. Urumva umwana we. Urumva turi babiri. Yarangiza akabwira abana ati ngibi biryo mu birye bareba, agasuzuguro kanya kadukubita inkonje akenda kutwica, kandi twebwire iki cyo tuzira turakiza. Akaba hari umugabo wajya guza kuhanywera, ariko mbona w'umukire, nabonaga ari umugabo ariko yari umusore. Umugabo akajya kunda bakama nka 500. Ati yemwa cyenda ugure biswi nkayabika. Mbwira uwo mwana ndamubwira rero tuzajye gushaka inzu. Ndagenda
nshaka ya 500 ahinduka ndaya bikagera ku 3,000 nshaka inzu nta kintu na kimwe nkodesha chambrette ya 3 mbwira umwana ni rero kugira ngo dusambane turware sida ngo ino twigendere nta n'abagabo tuzabona ni turamuka dusambanye hati nibyo tujya muri ako kazi gira nta kintu cyo kwiyorosa nta no mwenda ndabyibuka ko najya gusengera ku Muhima muri ADPR narasengaga numvaga ari bwo buzima nari mfite ijipo ndende bitaga amapulise ndamfata akagozi nyihambira hasi yabaga ifite harire ndende nyihambira harire ncengeza amaguru akenyuma ndakiyorosa mu gitondo ndabyuka njya gushaka akazi mu mujyi mbona akazi ko gukora muri restaurant hari Amateus yego nkagenda kubera no guhuzagurika nihahamuka abakiriya bakancika cyangwa n'ibiryo nkabimena amezi abiri agashira ntacyo nkureba kankata bakambwira ati ahubwo n'ukundi kwezi uzongeraho nta mazi ndabyuka mu gitondo nkajya hariya Set Family hafi yo kubadacogora nkakaraba ikime nkashaka agacupa k'amavuta y'ubutaka bariyo nisiga haza nkaryama muze abantu batangiye kumuseka bagatireba bari abana kuntu wabareze koko none baragucitse nyine urumva abantu batangiye kumuseka babimenye yego araza tugarura mugati mugaruke mu rugo cyangwa nzabafungisha ndamubwira naho kugira ngo nanone tubeho muri ubu buzima reka tupfe gusubira kwa muzehe dusubirayo noneho byari bibi kurusha umusaza no atubera mubi dutangira no kujya dukubitwa wa mugabo rero wazaga aho ngaho yakoraga mu hariya nyine akomeye kubw'umutekano nago ndi buhavuga yego sinzi ukuntu babipanze na muzehe muzehe arambwira ati nshaka ati hari umuntu nshaka ko uzajya gusura aseka ese nindi ahambwa ati bundi ubu wakugurisha wakwemera nanjye ndaseka se muzehe bo ninde wangura bangura ngahe ati sawa rero ati muzitegure ati muzajya gusura kanaka ati n'abana muzajyana sawa uwo munsi sinanajyayo haciye iminsi ntumayo arambwira ati atuye aha n'aha uzagenda ngo amafaranga yanjye yanzane do amazi iminsi aza kunywera hano ntiyanyishyura yego kumbe koko yari yarangurishije ndakeka umugabo yandushaga nk'imyaka nka 15 nabonaga nyine njye ari umugabo yego ariko muri iyo minsi nkaba nari mvuye mu mujyi abana be barambwiye ngo tujye gutembera mu mujyi urumva ni twari dutuye Panafrique urumva ni hepfo yo mu mujyi turazamuka tujya mu mujyi turi kumanuka wa mugabo turahura ankubita urushyi rwiza koko arambwira ngo nk'ubu ngiyo hagasanga izisanga ubumva utekereza iki saa 12 genda nibaza mu mutima ndavuga se uyu mugabo kankubise ariko ndaceceka kumbe yari amafaranga muze nyine yaratangiye kongera uburenganzira wa mugabo njya kumurambwira ati nago uri butahe amafaranga nahaye muzehe ni menshi uraba umugore wanjye nanjye umutima numva urambwira ati aho kugira ngo uzaryamane na muzehe arwaye sida pfa kwigumira umugabo aransora ati tugende tujye kwipimisha ndambwira nta sida ndwaye njye sindasambana nta ahubwo wowe genda wipimisha ati gasohoke aransohoka turasohoka tujyana ku ivuriro barampima nawe baramupima turataha ahambwe ati guhera uyu munsi uremera kuba umugore wanjye ntekereje kwa muzehe ndavuga ni nta kibazo cyo umugabo tubana gutyo noneho rero nibwo byabaye bikurusha gira wa mugabo yari umugome wa undi wo ku rwego rwo hejuru yari wa muntu watahaga ntacyo dupfuye agahita amfata akankubita gusa nta n'ijambo tuvuganye yari wa muntu wamfataga ku ngufuri musa nankubita ntacyo yitayeho ntwarinda urumva natinye kugira umuntu nabibwira ariko kukaza ahantu akora batangira kubikira nsigaga mu rugo nta n'igiceri cya 5 inzara ikanyica nanjye nkavuga ngiraho mera nk'umuntu wihebye nkamusanga ku kazi najya ku kazi sekretari akambaza atari kuyemwa ubushaka iki ndashaka kanaka umukobwa bagezeho barabimenya najyagayo akambwira ati saa mata ya 300 se akaba ari yangurira nkamara nk'iminsi 3 ubwo urumva naje gutwara inda ntwaye inda ndamubura ahita agenda yanzo bansohora mu nzu nza kubona umukobwa uncumbikira arancumbikira ambwira ati niba ngo ucumbikiye uzajya ujya kuzunguza ikarito mu mujyi
wakorera 500 ujya uyama uzajya urya n'injoro utashye kandi ubwo ndatwite. Jera ndahangayika nshaka kuntu nakwiyahura bikanga nangwa imiti yo kwiyahura simfe. Mbura ubuzima burundu biranga ariko nkajya njya gusenga. Inda iragenda igira mu mezi 6 ubwo reka nihute. Igeze mu mezi 6 urumva uwo mukobwa yari afite akamatera araraho akambwira ati ko iyi matera ntabwo uzayiraraho. Nkajya ndara kugakeka nkiyorosa karido nari mfite. Urumva sintekere nta kwipimisha ntabwo ntekereza niba nzabyara n'ibyo umwana sinabitekerezaga numvaga hari wenda yaranapfuye kuko nabitekerezaga. Noneho rimwe inzara iranyica pe, uwo mukobwa nta wari uhari nta n'uwo nari busabe ibiryo. Inzara inyishe twari duturanye n'umugabo ariko bari baramutanye umwana. Bamutanye umwana akajya musiga mu nzu akigira ku yari umukomvayeri Nyabugogo no mukomvayeri. Numva umwana ari kurira. Nari ndi kureba ikezi ko nawe maze iminsi 3 ntarya kandi ntwite. Numvishe umwana ari kurira ndafungura njya kumurera. Urumva uwo mwana yari yamusigiye umuceri n'ibishyimbo. Ngiye nsanga umwana umuceri n'ibishyimbo yabimennye ariko yanabyitumyemo afata intoki arabivanga ariko njye urumva sinabirebaga bitewe n'inzara nari mfite. Jera ntacyo nitayeho urumva ibyo sinari mbizi nabonaga ari ibiryo. Fata bya biryo ndabirya nkajya mbiyora. Kumbi iyo nzu kubera n'umwanda jera harimo n'ibinyenzi byaje kurya bya bintu biraho. Ndatamira bwa mbere ndatamira bwa kabiri ubwa gatatu numva ntangiye guhekenyamo ibintu ariko ibyo sinabyitaho. Mfata akajerekani k'amazi ndanywa numva ikintu gisa n'igihagamye mu muhogo. Jera ubwo urumva nahise nicara muri iyo nzu ndi kureba ikezi agatima kabaye nkaho kagarutse urumva numvaga ameze nk'uwapfuye. Numva mu kanwa simeze neza. Kumbe nafashe wa muceri na bya bishyimbo n'umwanda w'umwana ndabirya. Nakwikora mu kanwa gutya ku rutoki nkazanaho umwanda. Ariko mbaho urumva navuye aho wa mukobwa ageze aranyirukana. Ntangira kugira ikibazo ndavuga se ko nari amazina ntoki ubu mwana wanjye ntazapfa. Urumva naho nacire nasanze nari ibinyenzi. Wa mukobwa aza kunyirukana. Njya gusenga ahantu ari ninjoro nabuze aho kurara. Mpahura n'umukozi Imana arambwira ati Imana irambwiye ngo iguhaye ahantu ho kuba. Nza kubona umukecuru Gikondo arancumbikira. Mu buzima bugoye uwo mukecuru yacuruzaga ibintu byo kurya bamwitaga ajya aritahiye. Hakaba hari undi musore begeranye yacuruzaga ubushanga njya kwakaho ibivuza akaba ibyo niririrwa. Noneho ubwo wa mukecuru nza kuhava ngiye mu rugo. Ndavuga ni ngiye iwacu. Ariko numvaga ntari bujye mu rugo ntari bubwira mama ko mfite umugabo. Ndagenda mbwira mama nifite umugabo. Urumva uwo mukecuru ampaye agatike ndamusura ndagaruka ariko nangira kuvuga n'imyenda y'umwana nzayikurahe. Ngiye gusenga sejemo Imana ikoresha umumama imyenda y'umwana. Igihe cyo kubyara kiranarenga sinanabimenya bigera mu mezi ngo hafi 11. Nza gutaha njya mu rugo marambwe ati si yo ndani yarya ntisimvyibuka. Yamana njya gusenga. Ngiye gusenga Imana yambwiye ati nguhaye umwana ndi mu rugo nibwo nabyaye. Urumva nahishe mama ko nta mugabo ngira ngaruka i Kigali. Ariko noneho ngaruka ntaho kuba mfite ariko ngaruka mvuga ngo ngiye kureba wa mugabo ku kazi. Ndagenda njya kumureba agira isoni anjyana n'ubundi ansubiza Igikondo ankodeshereza akazu k'icyumba na saro. Noneho urumva ntangaburiye nkajya ngenda nkajya mu gishanga cya Rwamara nkaca bene zirambuga bita Mutibikana. Mfite uruhinja nkajya ndya dodo zonyine kira amaraso aragenda ashiramo. Ndagenda ziriya mboga aho kugira ngo zinyongerere amaraso ahubwo zinkamura amaraso nkajya mpora n'umwuma nkabura n'amashereka. Ndavuga intara uyu mwana ndamutse mwishe nasubira mu kazi ko mu rugo.
kira umwana nkamufata nkamuniga akanga gupfa kuko numvaga nta yindi gahunda ihari nkavuga se nanone nimujugunya nkumva nanone sinshaka kumujugunya ariko nanone sinshaka kabaho birananira noneho mfata umwanzuro wo kuvuga ni ngerekane yahure nibaza bazamenya ko kubera bazi ko mfite umugabo urumva najyaga ku kazi kugira ngo abantu bamenye ko mfite umugabo nkamubwira ngo nampe ipantaro ye jera nayifuraga mu gitondo ikuma ngongera nkayisubiza mu mazi kuma kugira ngo nyine abantu bamenye ko mfite umugabo mpora mfurira ipantaro iyo pantaro nashaka kwifura icyumweru ariko nkahora nanitse ipantaro kugira ngo abantu bamenye ko mfite umugabo mfata umwanda ntari nakwiyahura ngiye kwimfata umugozi ndawuzirika urumva umwana arageze nko mu mezi 4 nta gikoma mbayeho nabi pe ngiye kwiyahura wa mwana ararama arandeba araturika araseka cyane cyane amara nk'iminota 3 ari guseka kira kwiyahura birananira ndavuga se uyu mwana ndamusiga gute kira ndamureka ubu ni mukuru ari mu wa 5 segondere kwiyahura birananira ndavuga ni uyu mwana ngiye kumunamba kira nakoze ubuzi nkajya mpinga ndavuga nari uyu mwana byanze bikunze agomba kubaho umwana muri iyo nzu naho baransohora ndagenda njya ku Gisozi ngeze ku Gisozi noneho ubwo urumva nagiye ku kazi ndamubwiye ni mu nzu bansohoye arambwira ati so none ndakujugunyaye ati genda ujye ku Gisozi njya ku Gisozi ntiyitaga no ku mwana nta nubwo kuri we ntitwanabagaho yego kera ngeze ku Gisozi arambwira ati nzajya ngusura buri munsi ku Gisozi ndahabaye umwana agera igihe cyo gutangira urumva najyaga njya guhinga mu Gakinjiro ara ku Gisozi ho baranzi cyane nkajya nkora ibiraka byo gufura kumbwira ngo zansura buri munsi yaza saa 12 jirahitaga mfata kankubita yansanga magasanza kankubita ndabyibuka rimwe twigeze guhurira ku Kinamba duhuriye ku Kinamba nari narabonye akazi k'amasuku urumva navaga ku Gisozi nkagera Igikondo n'amaguru nkataha n'amaguru atitaye hari ku Kinamba ngo atitaye ngo hari abantu bangana gute ahita mfata nkubitira ku Kinamba mu muhanda hagati noneho yarazaga wenda navuye guca inshuro mu nkono hari mu dushyimbo kiragahita ifata akabimena atabimena akabinyaramo kambwira ngo wowe ntago uri umuntu wenda mwaje gutandukana se mwarakomezanije urumva ni wabo ntago banshakaga pe ariko najya gusenga Imana kambwira ngo nzabana nawe iza kurangira mama we apfuye kanihute yego ariko mbere yuko mama wapfa nahise mbona akazi ko gukora amasuku ndi gutaha bwa mbere yaraje arakomanga ari ninjoro ariko ahamagara umumama dusenga navuga ati none ngiye kumwica azana side agiye kuyimena mu maso kuko yari yavuze ati nta wundi mugabo we uzigera ushaka hagize umugabo ukurongora nakwica sinshaka ari undi mugabo uzakurongora urukundo ni iki simbizi noneho araza arakomanga ngiye gufungura ahita afata sida agiye kuyinkubita urugi rurifunga rwishyiramo na kare asida ifata ikirahure mbona ko bya bintu bikomeye kandi urwego yari ari mu jira ntaho nari kumureka yari akomeye yarankubitaga agakubita shitimura hano hose ku Gisozi abantu banzi banyitaga tetouage nari mfite inkovu ahantu hose hashoboka cyane cyane hano narinzwe noneho mbona akazi ko gukora amasuku ndi kuva kugakora urumva bwa mbere yarampushije ndi kuva kugakora inyuma yanjye haturuka mbona n'abantu ndi kugenda baramfashe nari mfite agatelefone gato barankubitagura bantera ibyuma aka gatelefone barakanyambura nkizwa n'umumotari umumotari anjyana kwa muganga kuri Sango ndarayo nk'ejo ndataha kira ngeze mu rugo nsanga aka gatelefone aragafite
bivuze ngo niwe wari waguteje abantu. arambwira ngo nta gupfa, ndamubwira ngo yego. Noneho numva ubuzima, numva noneho birandenze. Yagukoraga ibyo atitaye ko wamubyariye n'umwana? Ibyo ntabwo byamurebaga. Iyo yankubitaga n'umwana yarafataga agakubita ku gikuta. Bibaze. Ntabwo nzi ikintu nari naracumuye pe. Noneho muri iyo minsi urumva mbwiye ngo ntabwo upfa, ndamubwira ngo hoya. Muri iyo minsi azana icyuma, arambwira ati iki cyuma gishyira aha nzajya ntahana avoka, nzajya nkisa tuzavoka ntisawa. Haciyemo nk'icyumweru ndabyibuka, araza arambwira ati nka cya cyuma ntahanye voka, ndakimuha. Nkimuhaye ahita agifata agiye kucyintera mu mutima, ngifatira hano gutya, turakirwanira. Yari afite imbaraga pe, ni Imana yahabaye. Ukasunika nanjye nkasunika. Arangije ahita afata izi ntoki arazikata neza cyane, ntacyo yitayeho. Izi ntoki zirabariye, ntabwo zikora neza. Kera ntawe nari mfite wo kuregera pe. Cyari umugabo ukomeye ugurira n'abayobozi icyo gihe. Hari umugabo wasengaga, ndamuhamagara amafaranga agenda, muganga arambwira ati se suku kudoda nuko kubarira ninde wakugize gutya? Ndamubwira nitemye ndi gukata inanasi. Arambwira ati se witemye uri gukata inanasi ku buryo n'amagufwa ari kugaragara, ku buryo nongezamo? Ndaceceka mbura ikintu mvuga. Muri iyo minsi Jera ngiye gusenga, Imana irambwira ngo nongeye kukuruhura. Nageze aho Jera umutima wanjye numva urashaje, mbura umutima, kandi sinashoboraga kuva mu rugo. Nta n'umuntu nari nemerewe kuvugana nawe. Navaga mu rugo ngiye muri utwo turaka, nyine numvaga nta muntu. Nyine we yahoraga ambwira ngo uri mubi, uri igicucu, nujya wireba ujye umenya ko uri mubi. Noneho kubera nanjye kuko numvaga ndi mubi, numvaga nta muntu nyine wamvugisha kandi ndi mubi, ndetse n'umuntu yampa akazi ko gufura ntibaza ko ntakampaye kandi ndi mubi. Jera imyaka 20 hari yashize ntarireba mu kirori kuko numvaga ndi mubi, nta n'impamvu yo kwireba. Muri iyo minsi rero mama warapfa. Apfuye tujya gushyingura, nanjye njyayo. Dushoje gushyingura, umusaza araza arambwira ngo inzira yawe Imana irambwiye ngo irayiharuye, ngaho genda. Uwo munsi nibwo umugabo twatandukanye. Jera aragenda, cyane cyane ko na mushiki we yajyaga ambwira ati wowe nturi umugore, uri icyo ntazi. Nyine naratotezwaga mu rwego ruhambaye, yahembwa umushiki we akaba aruza gutwara amafaranga. Urumva ngiye nta n'agaciro nari mfite uri kubyumva. Arambwira ati urugendo rwawe Imana irarurangije. Nuko urugendo rwanjye rwagenze, turatandukana, ariko amera nk'umuntu wagize ikibazo mu mutwe bitewe n'imyizerere yabo, amera nk'umuntu usaze. Imyizerere yabo gute? Bande? Bari abantu bafite ibintu by'imyuka mibi. Rero muri uko gushyingura amabukwe arasara, nuko twatandukanye. Ubwo ntangira urugendo rwanjye rero njyenyine. Kuva icyo gihe kugeza uyu munsi? Yego. Ubwo ashize igihe kingana iki? Hashize imyaka nka 10 hafi 4. Ubu subayeho gute? Jera ubwo urumva wa mama wa kera wari ufite umugabo w'umusirikare, twahuriye ku Gisozi, aramenya ariko njye sinamumenya. Arambaza ati subayeho ute? Urumva Gisozi nayigumyemo. Ndambwira inkora ibiraka byo guhinga no gufura. Arangije anjyana kwiga, arambwira ati hari ahantu nkora bigisha ibintu byo guteka, ajyayo. Jera wibuka ko ntazi cyo kuza kwandika ndabizi, ariko nta rurimi narinzi. Ngeze nsanga bigisha mu Cyongereza no mu Gifaransa. Jera naratashye, noneho nageze uyu munsi wa mbere ndataha ndarwara, ndiheba, ndavuga isubu koko Mana. Ariko najya gusenga Imana ikambwira ngo humura uziga, nkumva ibyo bintu bidashoboka. Ndataha, ndamubwira ntabwo hari ahantu nzasubirayo ibintu bigisha simbyumva. Ati hoya uzagaruke. Jera nsubirayo. Urumva muri teori ntabyo namenyaga, ariko muri pratique ibyo nacyuye ni ibyo. Igihe cya certificat kigeze ndayicyura, ariko urumva bigaga no gukora amasuku. Nukuvuga ngo nkora amasuku, akaza kariko kose Jera n'ubuyedi ndabukora. Niwe musore kora? Nundebe gutya. Utunzwe n'ikizi? Nunzwe n'ibiraka. Nukuri nyine akazi kose mbonye ndagakora. Yaba ubuyedi, nk'urugero reba, urabona ko izi ntoki zanjye zahiye. Nabonye kiraka ahantu hambere aha umwana wanjye bari bamwirukanye ku ishuri.
ubwa mbere baramwirukanye, urumva narapfundikanyije ajya ku ishuri, ageze bagiye kujya mu wa gatanu baramwirukana, araza. Bwa kabiri barampamagara ati tugiye kumwirukana. Yamana ubwo iri nzu yari yatejemo nta n'ikiraka mfite, hari umumama nakoreraga, nawe nakoreraga amasuku, yari yaragiye hanze amaze nk'amezi 6 yaragiye. Noneho barambwira ati hariya munsi ya Kibagabaga kuri Kayima hari ibiraka. Ndagenda njyayo nsanga hari ukuntu amakaro aba asa nabi, ari ukoza amakaro. Ndagenda njyewe ntago mbizi, abandi baba bafite amaga, nsanga njyewe nta ga najyanye, nta n'izo nari mfite. Barambwira ati uyu muti uratwika. Kera icyo nari nitayeho ni amafaranga, niyo mpamvu nyine uyu mubiri uri nko kuza n'uwa gatatu turabona ko nahinduka zose. Ndagenda ndagakora, mbona amafaranga, umwana asubira ku ishuri, mbona nayo kwishyura inzu. Yego ukomere cyane. Dusoza se nk'umuntu uri kumva kino kiganiro, wumva ari nk'icyo wamubwira, wumva ari nk'icyo wamusaba? Kira kintu cya mbere ndeba n'umwana wanjye, mbonye amafaranga uwamfasha umwana wanjye akarangiza kwiga, ibindi byo ni Imana ibizi. Yego. Umva icyo kintu gikomeye, nicyo kintu gikomeye. Kuko umwana waciye muri ubwo buzima, numva nyine nintabona ubushobozi bwo kugira ngo yige, nzagira nyine nzahora nishinja icyaha n'igikomere cyo kumva nyine umwana nyine ataziga. Yego. Ngaho reka dusoze ikiganiro cyacu. Uyu muvandimwe Joseline mumufashe, mvise ko akeneye umufasha kubona uburyo arihira umwana we ishuri, ubuzima bugakomeza. Wumvise inkuru ye, wumvise ibyo yaciyemo n'ubuzima arimo bwose, no kuvuga byinshi ntabwo birahagije. Ku nkuru ye nawe wabyumva. Joseline, mvuga nimero ya telefone yawe. Ni 0786 6 990 295. Urakoze cyane.